ibintu byiza cyane urabona ko rwose yabyize superiyeri. Ese ko mutamushimira nk'uko agira imana mwabikoze neza murakabyara. Uyu niwe data yashyize ku bwende nkuru amushinga umurimo mwiza nk'uyu ngo ajye abigenza gutya mu gitaramo cyiza n'iki, kandi rwose urabona ko abikora neza adategwa, akabikorana umutima ukunze kandi umurimo akawunoza. Nibyo twese dutozwa n'ubundi mu muryango w'iwacu. Ibintu byiza cyane. Alphonse rero uraza kumundira, wegere umukunzi wawe umwiyegamize maze ubundi umwakire neza. Nibimera abateraniye hano bagukomera amashyi, ndabizi nk'abanyeshyari twese turabanyeshyaka. Ibintu byiza cyane. Claudine rero n'ubundi akebo kagiye wamugarura, uze kumundira nawe wakire Alphonse. Reka nawe tumushimire, arabikora neza cyane. Maze rero abo bari beza bazi kuba bugufi babatwaze, ubundi twebwe tuze kwerekera mu gikoni. Kameramani ati reka inkuru nyamukuru mbanze nyishyikirize ibinyamakuru. Ibi bakora tuze kwerekera mu gikoni n'ubundi badutegurire uriya mutsima. Shefu wacu aze kuba bugufi abereke ibyiza biruta ibindi, ubundi tuze gukomeza n'igitaramo cyacu. Nababwiye ngo turaza gutarama neza, agati gaturike akandika imbere nk'uko byamye mu muryango w'umuntu.
umuryango wacu, ariko kandi Juma akimara kumenya ko umunsi nk'uyu uzatugenderera yabwiye abana b'abakobwa ko bazakubura bakabura, nyuma kandi abwira n'abasore ko bazareba mu rutoki, tukareba igitoki tugatera tukenga, ku munsi nk'uyu nguyu tukazakora inshuti yanjye. Kugira rero mbwirira barumuna bawe begeye hafi, babwire ko pasiteri n'umushumba ndetse n'imfura bari kumwe batugendereye. Intore cyane. Umushumba nabo bari kumwe, itorero ritarama rirahari kandi buri wese umuzimanire nk'umuryango biteguye. Murakoze. Kugira Imana data rero n'ubundi wareze imfura kandi uvuga rimwe tukumva kenshi kugira ngo b'abanyagikari bo mu rugo n'abahinduzi bo mu muryango baze kumwumvira batambuke batwakirire zino mfura zose. Data yaciye iteka reka muzizituri rwose mutambuke maze ubatwakire. Ndagira ngo n'ubundi DJ uze kureba nziza ijyanye n'igihe babanza batwakira abashyitsi ubundi turakomeza igitaramo cyacu. Murakoze cyane, turishimye kandi turanezerewe. Jyewe n'imfura turi kumwe, jyewe n'umuryango mugari wa Gihwahire uramutswa umutware Ntakirutimana, dutewe iteka kandi dutewe ishema no kuba mu gicamunsi nk'iki mu muryango. Twishimiye gukomeza gusigasira igihango imiryango yasobetse, kandi twishimiye gukomeza guhuriza imiheha mu ntango y'amahoro. Sindi bugora abo turi kumwe, ariko kwa Ndimubahire turabakunda turabazirikana. Murakoze cyane. Yewe sindi bunatebe, kuko amasaha ageze umuhanga mu gutashya yatahiriza ku migozi, yajya kokora arambikaho ngo ahambire bitamugoye. Aya si amasaha yo gutebya n'ayo kurasa intego. Inshuti yanjye hambere mwatugananye urukano, mutuganana imitwa, ariko mutugana nk'umuryango. Muratubwira muti tubaganye ngo dusure irembo tunarirambagize. Turababwira ngo ngiririya nimurinenga ntimuzagaruke, nimurishima muzagaruke. Ntimwatinze mwagarutse nk'abanyuzwa naryo, murambwira muti tubagananye imitwa kandi noneho tuje kubasaba irembo. Nk'imfura mu Rwanda ntitwari kuribima, icyakoze twababajije niba uwari bahata abatanze icyuho cy'abambuzi, muratubwira ngo uwari tuhatwaririnda nta mubisha warimeneramo. Mbabaza ibyo mwaririndisha, mumbwira ko mwatanga inyana y'imfatarembo, kandi mumbwira ko mwazatura imitwa inoza agasongero k'isando mu nkoma mu bikingi by'amarembo. Ndababwira ngo ibyo mubishoboye mwaba mukumiriye umubisha, ndaribaha murarifata, mutanga inyana muyiheta izindi ngo yugururirwe mu rwuri ifite izizazimenyereza.
inshuti yanjye nimwatebye murongera murarisura mu minsi ingana n'amasaha mbona mugarutse musaba umugeni. Kwa Juma mushobora kuba mwari mufite ikibazo gikomeye. Unkure mu mujisho igera kumwe mushyikirize isezerano nagusezeranyije nicara imbere reka ngwino mpamvu igikora Claudine ngwino mubwire ngwino mubwiresha Claudine, ibi bingana ibyo wa muririmbyi yaririmbye mu imvugo yiwe ni ihame. Aravuga kandi ngo n'ibihamya birahari. Mama wiriwe wiriwe Jean neza kure gira umugabo utinaza kubyuka ndakuguha uyu amahoro tugana iwacu tugana umuryango. Gusa ndashimira Imana yaduhaye Claudine kandi Imana igashima ko atwereka ibirori. Claudine, Abanyarwanda bajyaga bavuga ngo hakomeye niyo hava amakoma, kandi umwana w'umunebwe ntaragize ishuri. Nzabimira naho umunyabute ngo ntiyibibira waratinya imbeho. Ndagira ngo nkubwire ngo kuzinduka kare butaracya niko kwatumye umusaruro uboneka. Mu yandi magambo abarangije batanogeje imyaka y'uyu munsi gahora mbura ibiganza basezereye, maze uve iwanyu ujya iwawe, uve iwanyu ujya iwanyu, uve mu muryango ugana umuryango, maze mbwire iwacu ngo muherekereze umwana kandi aherekezwe n'amashyi y'impundu. Imbere y'umuryango mugari Claudine uhindukira ureba, ndagira ngo nkubwire ko umuryango wishimiye ihekwa ryawe, kandi ibi bitandukanye na birya. Uwiteka guhunda imigisha, Uwiteka kurebe neza, Uwiteka agendane nawe, aguhe icyo umutima wawe wifuza, akuremera ibirori by'ibihe n'ibihe. Abazagukomoka ubikirye bazakwambika ikamba, kandi uko ibihe bihari ibindi uziringire Kristo we soko y'ibyishimo n'umunezero. Wesheje umugisha wa kibyeyi ndi umubyeyi, wesheje umugisha wa gishumba ndi umushumba, uzagirira ishya n'ihirwe y'ibyiza. Reka ngushimire ko mwaturengutswe ukadukundira umwana. Ngushimire ko mwaciye mu yindi mihana. Twakiriye mu izina ry'umuryango Alpha ni gake uretse ni gake Alphonse ashobora kuba agiye guhoberana n'umuntu nk'uyu imbere y'umuryango. Alpha, uyu mwana umuhobere, kandi umuhobere ntuhambire uruba w'inkwi. Niba wumva ari utuntu dukwirutse mu mubiri ntugire ubwoba n'umwuka we utangiye gukora muri wowe, ngaho ufata uduti tw'umuntu akira umuhobere ntuhambire uruba w'inkwi. Alphonse amuhobeye gake kuko ari imbere y'amashumba, ibindi azabikora tudahari. Hanyuma mu Kinyarwanda baravuga ngo ukize umusore araguhagira. Ibyishimo bya Alphonse na Claudine bikomeze bisage. Munsi komereza wagejeje. Murakoze. Tugushima Imana, Imana yabanye natwe umusozi mu gitondo kugeza amasaha. Tunashima n'Imana ko yabakoresheje mukihangana mukabasha kubana natwe. Tunabashimira ko mwageze ngaha mu gitondo muri mwigomwe
bavuye mu iteraniro turabashimira rwose Imana ibumugisha turashima Imana ko Imana dukoreye ubukwe bw'umwana wacu muri rusange bw'abana bacu uyu nguyu abaye wa kabiri kandi ndamukunda yaje mu gihe numva namukeneye kandi tuzi ko tuzabana neza ni igihe mukuru ariko nkaba nahagarariye uyu mwana uyu akaba ari umudamu wanjye ndabishima Imana kuko Imana n'umuntu tumukeneye kandi nawe yaramukeneye bose bari bakeneranye bose banaguze yifuza kuzabana nabo neza tugafatanya muri byose Imana ikanadushyira tugaterana imbere rero Imana n'umuco ko yaje n'abakiriya mu muryango azabana natwe neza tubanze muhobere amashyi menshi cyane bitegura n'abo bashyikiriza abagize impano bateguye murakoze cyane bahagaze hano na komite Amazing Grace Kodina twazanyemo Imana hano muri korali y'imyaka tubana muri komite umuntu udufasha cyane rero turamubwiye ngo felicitation kandi Imana izabane namwe izabane kudara mureke izaba yigisha urugo rwanyu na komite ndetse na korali Amazing Grace turabakunda cyane murakoze amashyi menshi cyane